Kibeho ni hamwe mu hantu hazwi cyane ku isi kubera amateka yahabereye mu mwaka w'1981 kugera mu 1989 Bikira Mariya abonekera abanyeshuri batatu bigaga mu ishuri ryisumbuye ryahoze ari Collège de Kibeho, ubu ryitiriwe nyina wa Jambo Mère du Verbe mu rurimi rw'igifaransa. Ndetse mu mwaka wa 2001 Kiliziya Gatolika yemeje ku mugaragaro ko ayo mabonekerwa ari ukuri, icyemezo cyaje no kwemezwa na Vatican. Kuva icyo gihe Kibeho ikaba yaraje kuba ahantu hakira ibihumbi by'abakristo n'abakerarugendo baturuka mu bihugu bitandukanye, ibituma hakomeza no kugaragara ko hakenewe ibikorwa remezo n'ibindi bijyanye no kwakira neza abahagana. Aha ni naho mu ruzinduko yagiriye Kibeho Ambasaderi wa Israel mu Rwanda Einat Weiss avuga ko Kibeho igomba kuba ahantu hakomeye h'ubukerarugendo nyobokamana ku rwego mpuzamahanga nk'uko Yerusalemu imeze muri Israel. Aragira ati, It's an initial idea that came to my mind because wa Yerusalemu muri there's a Israel lot of pilgrimage that's going to Jerusalem, and Jerusalem, Israel in a way is the Holy Land, but Kibeho is a holy city, and a holy place. The first sentiment that came to my mind is that this city is built together from packages of tourism to even exchange ideas and have officials visiting each other. So the first thing is really to learn lessons, draw lessons from each other. That's the first part. But also to see what, of course, what was done in Jerusalem, what was done in Kibeho, and multiply it and make it here or in Jerusalem. It's, of course, I think it's a win-win. Both cities can win from that. Nyiricyubahiro Musenyeri Celestine Hakizimana umushumba wa Diocese ya Gikongoro Kibeho ibarizwamo avuga ko ibiganiro bagiranye na Ambasaderi wa Israel byibanze ku buryo bwo guteza imbere Kibeho no kunoza uburyo abahasura bakirwa bagasenga kandi bakabona serivisi zinoze. Twasuye na Ambasaderi wa Israel mu Rwanda, asura ahantu hatandukanye, asuye akarere ka Nyaruguru, asura uruganda rw'icyayi rwa Kibeho, asura urwibutso rwa Kibeho, asura n'ingoro ya Bikira Mariya Kibeho. Ngo rero ubucuti busanzwe cyane cyane ko ubutaka butagatifu bwa mbere muri Israel, hanyuma bakuru bacu nk'uko abayahudi ari bakuru b'abakirisitu. Buriya Ambasaderi wa mbere twakoranye twizeza gufatanya nabo akagenda, twakoranye byinshi. Nyungu urabona rero ko yaje gukomeza ibyo wamubanjije ashaka, kandi uyu afite ibitekerezo bigezweho ku buryo ubona tuzakurana neza. Urabona Kibeho ifite abashyitsi benshi baza kandi baturutse mu bihugu byinshi, bavuga indimi zitandukanye, bafite imico itandukanye. Nk'uko rero muri Israel bakira, natwe twumva twagira abayobora abandi bita abagide, bakaba batangiye kubarera, batinye kwigisha, aho tukumva Israel twigishije kubigisha neza, twigisha Israel twigishije ko bakira abantu, abanyeshuri babo beza, tugafata ibyo batwigisha maze tukageza abantu uko bikwiye. Ikindi abantu bangaho ubona yuko badafite abacumbika. Muri Israel yatubwiye ati iyo ugeze muri Israel ubona ubucuruzi, ubona ibikorwa byo kwemera, ubona amacumbi, ugasanga rwose mu bucuruzi. Ntabwo tuvuga ko Kibeho rero yatera imbere kuko umukerarugendo udafite aho acumbika, udafite aho arira, adafite aho arara hameze neza, ntabwo uba ameze neza. Ikindi muri Israel bafite abantu benshi cyane, ariko za kiliziya ni na nyinshi. Twifuza yuko nabo rero twabereka aho dufite ahantu. Kiliziya yacu yayishimye cyane, yubatse neza, yubakanye ubuhanga, ariko ni kiliziya ntoya, ku buryo rero tuvuga tuti bafite abahanga mu kubaka, bafite abahanga bazi kubaka kiliziya ntabwo yubatse nk'izindi nzu zisanzwe. Twumva rero natwe twadufasha kugira ngo abakerarugendo bacu abaje mu gihe nyobokamana bagera ahantu bakirirwa, bagera ahantu basengera, bagera kandi hakwiye koko, ku buryo yakwifuza guhagaruka ntiyifuze guhita ajya kuri Butare cyangwa akora ahandi. N'imishinga dufite rero nayo turazayisangira. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru nabwo buvuga ko uru ruzinduko rwa Ambasaderi wa Israel muri aka karere
rwafunguye amarembo hagati y'aka karere na Isiraheli mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi, ubuzima, ubuvuzi, kurengera ibidukikije n'ubukerarugendo bushingiye ku ngendo nyobokamana. Bunagaragaza kandi ko hari gahunda yo kwigira ku bunararibonye bwa Yeruzalemu hagamijwe guteza imbere Kibeho no gukemura bimwe mu bibazo bikibangamiye iterambere ryayo nk'icyanya cyakira abakerarugendo bo hirya no hino ku isi.